iki cyo ni ikintu gikomeye nuvuga ngo mu iterambere ufite umugisha wowe ariko ntubasha na rimwe kuwakira kuko satani yaguteza imitego bagutegura petit déjeuner bakwambitse neza bagutunganije neza ariko bagamaze gutunganya ibyo kurya ariko ugiye kubigeraho birangiye utabiriye kandi petit déjeuner yari yawe kugira ngo byose birangiye no ubona aho wandika kuba warabujijwe kubona aho wandika nuko abandi bahanditse kandi banditse n'ikaramu ahubwo n'umunwa bakoresheje n'ubugambanyi no gucira ibico no kukwangiza muri gahunda kugira ngo utabona aho wandika muri make nibyo wakwisobanura ntabwo babyemera Imana irashoboye izakurengera hamwe n'ibyo nyuramo ntibigutera bizima urajya hehe wakwihanganye niba unaniwe wasenze Imana gutabara urajya kwiroha mu muriro w'iki Imana ihari kutari uwa mbere Imana itebetere no Imana itabaye kutabifora mu bitangazo kwita mu bitangaza by'Imana bizima urimo urajya hehe watuje ukakira Imana muri wowe ikarema ibintu ifati kandi bukwiriye kubasha gutsinda urugamba rwawe turabashuhuje cyane nshuti z'Imana abakunzi bacu ndetse abadukurikira ku manywa na nijoro ahangaha turi ni kuri Agora ndetse ikaba ari restaurant nziza umuntu yinjiramo akamuha icyo kurya icyo kunywa ikawa nziza kandi hakaba ahantu heza cyane igaragara hano mu nzu ndende iri Kicukiro ku isoko uzamutse muri etage ya 4 ukahagera habanza ukinjiramo uhasanga restaurant yitwa Agora Coffee and Restaurant Shop kandi nziza cyane niho twicamo twategura ibiganiro nagira ngo nawe uhari mu Kigali hirya no hino ku isi muje kutamuje n'ahangaha nimukabure kuhagera kugira ngo bahe ikawa nziza bahe ibyo kurya byiza bahe ibintu byiza bihari byose ya murakoze cyane no kudukurikira Imana ibampera umugisha ndabashuje cyane kandi ngira kubiseguraho ko ejo mutabonye ikiganiro kuko hari impamvu zari zabaye zitatworoheye natapfa kuvuga buri munsi ariko zari zihari zuko ibikoresho byaragize ikibazo ntitwabasha kuboneka n'ibikoresho ariko Imana irabizi wowe ukeneye kuzayimenya uzampamagara uzace mu gikaro uhamagare ntago mbivugira hano niko bimera mu buzima ntabwo umuntu avuga ibintu byose ariko wumva afite umwete wo kumva ko hari ikibazo agashaka ukimbaza nakimubwira cyatumye ejo mutabona kino kiganiro ariko ni impamvu zitaduturutseho zitanatworoheye ariko abantu bashyize hamwe bazikemura muri iyo nzira urakoze cyane kunyumva ubwo no mu muhati kurimo ukaba ukina icyo gisho gikunze uzampamagara nkubwira ibyo ari byo hanyuma tubiganireho ndabashimira cyane rero mwese kuri iyi chaîne yanyu televiziyo yanyu mukunda cyane umwe bw'abera Ministries cyangwa se TV ndabakurikira cyane nkabona ukuntu mugenda mutwandikira comment mugira share mugira ibyo mutubwira tubasaba muze musangize n'abandi kuko nabakubwiye ko uri umuhanuzi uri umuntu Imana ishaka kuko uganira n'Imana ikiganiro gikubiye mu ijambo ngo menya imvugo y'Imana ku buzima bwawe rero kuri uyu munsi wa 9 tugiye kukandagiraho ndagira ngo nkubwire numva ko twakererewe ejo musomye ko umunsi wa 10 ariko ntibyadukundira n'ubu kugira ngo bikunde habaye aho imbaraga z'Imana ariko ndibwira ko numpamagara nzakuvugisha nkubwira ibyo ari byo hanyuma tuganire muri mukomeze neje utazongera kuba ntimutubone kandi byari bikenewe murakoze cyane rero Imana ibaha umugisha n'ubwanga no magambo tugiye kureba n'ubundi turacyari ku nzozi nibuka ko nari ngarukiye ushize nababwiye ikintu gikomeye ndabwani ucyuyonye imbeba iry'umwenda ijya mu kayi mwana bisobanura iki buriya abantu mwe kugira confusion ngo mugire ubwoba cyamutinye mva ibintu biremereye niyo mvugo yonyine nko nabasobanura ndababwira ntumva Bibiliya ibigaragaza neza yuko inzozi kurota ibishyiramo inshuro 65 mu isezerano rya kera n'inshuro 9 mu isezerano rishya bigaragara ko n'Imana ibwira Mose na Miriam nako Aaron na Miriam irababwira ngo mwebweho tuzatuvugana mwiyerekwa no mwizo rya nijoro ariko Mose we ni kumugaragaro kuko akiranuka mu rwanjye rwose twageramo nanone mu gitabo cya Yobu hakavuga ngo Imana ntivuga rimwe ivuga ko gatatu abantu bashyizweho basinzire ku mariri yabo ngo nubwo batabyitaho ngo ariko ngo ihamya ibyo bigishije ngo nihamya ibyo yabigishije byumvikane ko Imana ivugira muri ubwo buryo muri izo nzozi rero nkubwira ngo nta utarota ahubwo ikibazo si bose bahawe gusobanukirwa nagira ngo ngo nawe ugirana ikiganiro n'Imana ugirana ikiganiro
n'Imana yamwiherereye bitagombye ko Imana ijya guhamagara ngo ngwino ndebere nk'abahanuzi. Ko hari impano z'ubuhanuzi, hari izo kwerekwa, mvuga mu ndimi, kwigisha, kora ibitangaza, izo kwizera zose zirahari, ariko izo zikugeraho zinyuze ku wundi muntu. Ariko inzozi, indoto ni imvugo y'Imana ku muntu uwo ari we wese ahava akagera. Imana ibaho umugisha. Nagira ngo rero dusenge Imana tubashimira, komenti mukora byo mutubwira turabinezererwa. Rimwe no dusanga ibintu by'imbaraga kuri ubuzima bwacu ntibifite uko bikomeye, bikatuneza ko tuba twumva ko Imana igiye gukora natwe muri ubwo buryo. Yesu rero abamera umugisha. Reka dusenge Imana twinjire mu kiganiro nyirizina babwira ngo Yesu arabakunda. Uyu munsi wa none ndavuga akantu gato kari gasigaye ku mwuka mubi w'imbeba ugutera mu nzozi, hanyuma gushurira ko Satani yinjiye, ariko tunasubize n'ibibazo by'abantu benshi bitandukanye. Hanyuma tuzakomeze umunsi w'ejo ku nshuro ya 10, ku munsi wa 10 none twibwira inzabwira tuzaganiraho. Imana ikumera umugisha mu izina rya Yesu. Nyiri cyubero, nyiri ubutware, nyiri imbaraga, nyiri gukora, nyiri gukomera. Ndagushimira Imana ko ushobora natwe kuri channel televiziyo aho twicaye aha ngaha muri Agora. Komeza udufashe, utugire twambika imbaraga, udutabare kandi udukomeze, wiyerekane nk'Imana iri mu ruhande rwacu, ko twifuza gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Hanyuma Mwami Imana abantu bakashaho gusobanukirwa, bakumva ijambo rye mu buryo budasanzwe. Urakoze, ndagushimye n'uhabwa icyubahiro bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen, amen. Murakoze cyane rero. Nagira ngo tusome ibyo bagiye batubaza. Ndi gusubukura nabwiye ngo ariko se koko wamenya nukuri umwuka w'imbeba kenshi usobanura inyatsi mu bintu byose, yaba ari ziriya nini, yaba ari imbeba ntoya, arifuko nicyo bisobanura. Ariko nabwiye ngo mukomere, ntimucike intege, Imana iri mu ruhande rwanyu. Kuri aya magambo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi wa 9, hari ikintu ushaka ko dusubiza ku bagiye banyandikira. Icyo turebye aha ngaha tugiye kubona, ndashaka ko tureba ku batwandikiye batubaza amagambo amwe. Reka mpere kuri uyu nguyu ntavuga izina. Muri hangana habwe ko ntazajya mvuga izina, kandi n'ibyo yambwiye na byose nshobora kubivuga byose uko bitankundira. Tugomba kubika amabanga y'abantu b'Imana, tugomba kuyashyira kure kugira ngo hatagira umuntu umenya icyo bashatse kumbwira. Turi hano hantu rero, reka mvugane n'uyu muntu umwe uri i Burayi yanditse yereko yagize, yambwiye ibintu yarose byinshi bikomeye, avuga ngo arota ari hejuru y'amazi. Ni byiza cyane iyo uza kurota uri munsi y'amazi cyangwa yarimo, byari kuba bigoye. Ariko yarose uri hejuru y'amazi, ubundi mu buryo bwa gihanuzi amazi asobanura abantu. No kuvuga ngo uyu munsi wa none Imana yashatse kubwira ni ukuri hejuru y'abantu bose, uri hejuru y'ibyakurwanyaga, uri hejuru y'ibyaguhigaga. Imana yakuzamuye mu ntera yo hejuru kugira ngo ubashe kugera ku cyo wifuza kugeraho. Bityo rero nta kibazo gihari, nta n'ingorane zihari, ahubwo wumve ko intsinzi yakugezeho kandi intsinzi iri mu ruhande rwawe. Kuko yurose uri hejuru y'amazi nicyo bisobanura. Warota uri mu mazi agenda yarengaho, nuko uri mu gihe ntuhana ibigeragezo by'abantu, rimwe na rimwe ugasanga bigushoye mu bibazo bikomeye utatekerezaga, utategura ngo uze kureba. Bityo rero ndagiye gusaba ngo ukomere, cyo warose kirumvikana. Yongeye kumbwira ko ngo yabonye ahagaze muri tuwarete, hejuru ya tuwarete y'umwanda. Izo nzozi zirakomeye. Wowe urota ibyo bintu uri muri tuwarete y'aho ngaho, sinkuvuga mu izina, hari icyo ukwiye kumenya. Ni ukuvuga ngo bundi mu buryo bw'ubuhanuzi cyangwa bw'iyerekwa, umwanda bigaragaza ibyaha. Nyine mu tuwarete ibyaha bitihanwe. Cyakora ubonye urimo uyihanagura, urimo uyitunganya nka ziriya z'abasirimu, ni ukuba wihana no kuba yenda utunganya n'indi ukomeza kubona uyihagaze hejuru. Nuvuga ngo time hari icyaha ukwiye kureka ukakibisa ukakivamo kugira ngo Imana igendane nawe. Imana igendane nawe. Ibyo ugomba kubihagararaho ukabimenya kugira ngo Imana mukorane nuko ubihunga.
undi yaratwandikiye aratubwira ngo narose inka inyirukankana ifite ihembe rijombye cyane ndayihunga ariko inteza akanyana kayo nako kanyana karo karatera ngo kamura ariko arahunga aragenda. Ibyo nabyo bifite ubusobanuro bwabyo bwihariye. Ubundi inka tuzi ko inka iduha amata, iduha inyama, iduha uruhu tukambara inkweto nziza, ariko iyo urose kwirukankana bishaka kwica mu yandi magambo ntago ari ugukina nayo. Rero bisobanura iki? Ni umwuka wo kuguhiga, ariko rimwe na rimwe ushaka kugira ngo usebe ko yikuteye ihembe guciraho imyenda ukagenda ukandura burundu ugasa nabi kandi bitakagombye kuba ari byo bikwiriye. Hari undi warose ngo bamutegure petit déjeuner arangije ntiyayiryaho kandi ariye. Iki cyo ni ikintu gikomeye. Nuvuga ngo mu iterambere ufite umugisha wowe, ariko ntubasha na rimwe kuwakira kuko Satani yaguteza imitego. Bagutegura petit déjeuner, bakwambitse neza, bagutunganije neza, ariko bagamaze gutunganya ibyo kurya, ariko ugiye kubigeraho birangiye utabiriye kandi petit déjeuner yari yawe, yari amasezerano yakomeye kugira ngo ubashe kubikora. Ibyo ntibyanakunze. Nagira ngo nkubwire ngo senga Imana cyane kugira ngo urusheho kwakira icyo Imana yavuganye nawe. Ikindi navuga n'undi muntu wanyandikiye nimo ndeba kuri telefone ambwira ngo yarose afite urupapuro ngo agiye kwandika ngasanga abandi banditseho. Reka mbigarukeho bimbwiye ndagushuhuje aho uri muri icyo gihugu ntavuze izina rye ritazwa n'inyuguti ya K ndahago nkuvuga mu izina. Wambwiye ko ngo baguhaye urwandiko ngo ujye kwandikaho, ngo ubona urwandiko rwakira nta kintu cyanditseho, ngo ariko utangiye kwandika ngo usanga abandi banditseho. Wahise ukanguka ntiwabisobanukiwe. Icyo si ikintu cyoroshye, ni ikintu gikomeye, ni ikintu gifite imbaraga ku buzima, ni ikintu ukwiye guhagurukira. Ariko wenda gusaba uzampamagare, nimero yanjye iri hasi, nubwo ngiye kubisobanura gake, ariko uzahamagare tuganire birusha ibyo mba nkubwiye hano kuri kamera. Nuvuga ngo kuba warabonye baguha urupapuro hano naga ari nk'umukoresha wawe mukuru ukomeye, ugasanga abandi bashyizeho, ugasanga urupapuro rwanditseho ukabura aho wandika, bivuze ibintu bitatu. Icya mbere wari ufite amahirwe y'akazi, ariko kabiri hari umuntu urimo kugambanira utuma utagomba kongerwa kontra n'umushahara, uhora usubira hasi, abandi bazamuka, bahagusanze barazamutse, abaje nyuma barazamutse, niwe unigisha wakoze uko bakora, ariko abandi barazamutse baragusiga. Niyo mpamvu abonye umuntu urwandiko wajya gusinyaho ugasanga hari indi nyandiko iriho. Bivuze ngo hari uwavuze mbere yawe, hari uwateze umutego mbere, ibyo bigatuma tubasha gufatana buhoro, ntago byanagushobokera. Rero nkubwira Yesu urambika urupapuro uko bigenza tukanguka nta kindi wakoze. Aho nkubwira ijambo rimwe Imana akorera ngo ikagusonora. Imana yagusonaga yuko muri ako kazi kawe harimo intambaro urimo urwana zituma baguha isura itariyo, bityo ukabura aho wandika, ukabura nuko bisobanurira. Rero Imana iguha intsinzi mu izina rya Yesu kugira ngo ibyo byose biranye no ubona aho wandika. Kuba warabujijwe kubona aho wandika nuko abandi bahanditse, kandi banditse n'ikaramu, ahubwo n'umunwa bakoresheje n'ubugambanyi, no gucira ibico, no kukwangiza muri gahunda kugira ngo utabona aho wandika. Muri make nibyo wakwisobanura ntabwo babyemera, ariko umva uko ijwi ry'Imana rimbwiye. Namwe Imana igiye kuvugira utabasha kuvuga, igiye kugira utabasha kujya, kandi igiye gukora nawe ibyo utabasha kwikorera, kuko umugambi wawe ntawe uzawuhagarika. Ngira ngo urazumvise, ariko nagushishikariza kuzahamagara tukaganira birenze ibyo ngibyo mvuze aho ngaho, kuko nakubwira n'ibindi hani kuri kamera byumvwa n'abantu bose, ariko nakubwira nkubwira ni ABCD nuko byagenze. Ariko wumve ni icyo kintu Imana yagushaka yuko mu kazi urimo ukora hari umwuka w'ubugambanyi, contre ikwereka impamvu badashobora kuzamura ku mushahara, inakwereka ko ushobora guhura n'ibyago byo badashobora kureninga, cyangwa se kongera gusubiramo contract wari ufite, contract yawe ikahita irangira n'akazi kandi ukigakeneye, kubera ko bamaze kugambara ko wasanze ugiye kwandika ubona kera abantu banditse. Rero Imana ikugirire neza cyane. Nagira ngo ngusubize wowe wabyumvise, kandi wabyumvise cyane. Imana iguhe umugisha. Hanyuma hari undi muvandimwe we ari mu Rwanda, yarahamagaye arambwira ngo yarose umuntu amuzaniye kamverope kanini kano batwaramo ibyo kurya bahashye, ngo ari kamwe ngo amuzaniye ibyo kurya, ngo agiye gupfundura asangamo inzoka yapfuye. Uwo muntu yabirose niko yambwiye. Hari nk'ibikorwa bibiri, hari ukuzaniye igikorwa yakwishimiye, ariko akugeza imbere akuzanira inzoka yapfuye. Icyakabiri no kuba inzoka yarapfuye. Ubona inzoka isobanura uburyarya, isobanura ubucakura, isobanura ubugome.
noneho nawe igusanze aho ngaho urepfunduye usanga harimo inzoka yapfuye. Bivuze ngo nubwo yapfuye ariko ni inzoka n'uburyarya. Bivuze ngo ntabwo yayizanye ipfuye, yayizanye ari nzima, ahubwo Imana yitsinda muri envelope. Bivuze ngo rero Imana ikurinze umwuka w'uburyarya wo mu bashuti bwawe n'ubucakura no guca mu mizi, no kugira ngo bakuhige kumenya bakwita ko bari abana beza, bakubwira ngo baragukunda, bakwita sweetheart, bakwita ikintu cyose, bakwita best friend, mbega nuko ariko yarakuzaniye. Urebye usanga harimo inzoka yapfuye urirukanka. Ntabwo yaje ipfuye, yaza ari nzima, ahubwo ni Imana yagutaye. Bisobanura ngo uburyarya bwabo n'ubucakura bwabo no kuguca mu mizi kwabo nta gaciro bizagira. Imana izakomeza kubana nawe kandi gufashe muri byose. Imana iduhana umugisha. Ndagira ngo rero dukomeze cyane. Hari undi wambwiye ngo yarose ngo abona inzoka imurya ku ntoki. Ayo magambo icyo asobanura nta kindi, ni abantu bagusezeranije amasezerano ariko ntibigeze bayasohoza, barakubeshya. Kuko Satani yakurumye ku ntoki kandi isezerano uraryakira. Ushobora kuba ari amafaranga y'ingirakamaro bakwemereye, ariko Satani abadomye ku ntoki. Bisobanura ngo uburyarya burimo gusezerana ikintu gisohore, kuko ubeshya amaze kandi ntibabikore. Naho ngo biherereye rero. Imana ikugire neza kandi Imana igutabara. Nagira ngo nkwisabire ikintu gikomeye. Urumva impamvu yakuriye ku rutoki? Hari ibintu bagusezeranije nawe urabizi, uri mu gihugu cy'ahantu ntari buvuge mu izina, ariko nawe urabyumva impamvu kuki yariye ku ntoki. Nuko n'ubundi ibyo bakubwiye ntabyo wabonye, promesse bagwaye ntazo wabonye, baragupromisinze ntacyo bakoze. Noneho ubwo ni uburyarya. Rero kuba wararose ubona ikuruma ku ntoki ni ikimenyetso cyerekana neza yuko bakureho amaso, ufata indi nzira, ufata undi murongo kandi bigenda neza. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Hari undi wambwiye ngo nimusobanurire, ni kuri telefone ndabyibuka mba nabisomye. Aravuga ngo yarose agiye kwambuka ikiraro abantu baragica, ngo ariko bagiciye ngo abona hari marayika ushyizeho imbahe ebyiri yambukiraho. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi birasobanutse. Imana yakwishuriraga yuko mu bintu urimo ukora hari abantu mutari nko mu bihuzamo, bakubuza gutambuka, bakubuza kujya imbere. Ariko nubwo baciye ikiraro, marayika tumutambuka kugera hakurya kandi ugubwa neza. Hari undi nawe wambwiye icyitwa ikiraro n'abantu babiri. Ubundi aravuga ati ngiye kwambuka gihe kiracika, ngiye kubona mbona hakurya hatse umuriro. Murumva nabwo cya gihe k'inzozi ntizivuga kimwe kuri bantu bose. Hari ubwo yabwira ishaka Imana ikwigisha. Icyo kivuze iki rero? Ntabwo icyo cyaciwe n'abadayimoni, ahubwo ni Imana yashimye ko kivaho kugira ngo utaza gurana wa muriro wo hakurya y'ikiraro. Burya hari ibintu Imana ihagarika kugira ngo irinde ubuzima bwawe n'umubiri wawe, irinde uriwe n'icyo uzaba cyo, irinde aho ujya n'aho uzava, irinde imbaraga zikorera muri wowe, irinde isezerano ryayo, irinde umugambi wayo, irinde ibintu byayo. Hari igihe rero kwereka ko yaciye ikiraro cyangwa ikagukuraho umuntu, ikagukuraho abavandimwe, ikagira abantu bakuvaho bose bakagenda, wowe ukumva wagushije ishyano, ariko nta shyano ugushije, ahubwo Imana yagiye kurengere, igukiza imitego yabo, igukiza induru zabo, igukiza amagambo yabo, igukiza na rwaserera zose. Ndacyari mu bisubizo. Umuntu umwe nawe yarampamagaye ambwira, nawe ari mu gihugu runaka cy'iburengerazuba bw'isi, aranyandikira ambwira ati ngize ikibazo, niteguriye abashyitsi, nteka ibyo kurya byiza, ndategura ameza neza, isa abashyitsi bagiye kwinjira, haza umuntu amenamwo umucanga n'ibindi bintu muri y'amazi, muri bya byose byo birandura, kandi abashyitsi bahageze gukorwa n'isoni. Reka suremo iyerekwa. Yari afite abashyitsi, niko yambwiye, arota afite abashyitsi, abategura neza amasarade yo kurya byiza byashyira ku meza, naho ajya muri douche yiteguye kujya kwakira abashyitsi. Ngo ariko akihinjira asanga wa muntu yamenyemo imicanga, umwanda, muri bya byose arabyanduza byose. Umuntu akorwa n'isoni abakagaburira abantu. Ibyo ni ibintu byumvikana. Iyo birose birumvikana. Witeguye abashyitsi, wakoze uko ushoboye, uratetse, ariko ndaraje yanga ibyo watetse. Biravuze mu magambo abiri. Ibyo wubaka hari undi uri kubisenya, ibyo ushaka kugira hari undi uri kubirwanya, ibyo ushaka kubaka undi utabikeneye. Imana igwishuriye yuko mu byo urimo panga hari undi. Ibyo kurya, ubundi ibyo kurya ni produit ni umuntu abanze kubitegura akabishyira aho ngaho, ariko araje amenye nk'umucanga kugira ngo usebe, utagaciro, usuzugurike, bavuga ngo wa muntu nta kigenda cye, kandi we watumije abantu babiteguye baraje. Nicyo dayimoni yakoze, araza yanduza ibyo kurya wowe wateguye, waruhiye, wavunitse. Bivuze ngo niki? Wiyubakiye urugo
urushye, ushaka umugabo urushye, ushaka umugore urushye, ubyara urushye, hari byinshi wagiye ubona ugenda uruha, ariko uyu munsi Satani yinjiyemo ari gusirira ngo ibyo wagiye ukora, nuvuga hanaguye imirimo yose ya mbere. Nicyo bisobanura, nuvuga ngo ibyo ukora byose hari utabikeneye, hari ubirwanya, utabyumva, n'utashaka kubyumva, n'udatashatse gutega amatwi ku bintu bivugwa, atashaka no kumenya neza ngo hakozwe iki, havuzwe ibyagenze bite. Rero ba maso ukanure kandi ukomere ugere kure, kandi Imana izakwambika imbaraga. Icyo ni igisubizo yari yampaye, nawe ngira ngo ndamushubije. Imana imugire neza cyane. Hari undi wambajije nawe rero arambaza ngo yabonye afite amagi, ngo ari kunga kanka atamenye ngo amagi yakoze iki. Amagi yabaye inkoko, si ikibazo ntituzi yariyo, ntituzi niba ari ay'agaca, ntituzi niba ari ay'inkoko, ntituzi niba ari ay'ingona. Ubwo rero gusobanura amagi gutyo naba nihuse. Agaca gatwara inkoko, ingona irya abantu, ibikeri nabyo bitera amagi. Nagombye kumenya ngo ni amagi ki wabonye. Rero aho ngaho we sindi bugusubize, urihangana, ariko amagi urumva ni ikintu kidasobanutse gihari, ariko utamenya ngo hazavamo iki, ntago waba bisobanukiwe. Imana ikumpera umugisha mwese abari ku mpera z'isi, abari mu gihugu hagati hirya no hino. Ibyo ndacyari mu bisubizo by'abavandimwe, kandi mwarakoze kumbaza, n'ubu ndacyakomeje kubasubiza. Umutima wanjye mbatewe kubakira, yewe ndibwira ko naryama gake gashoboka kugira ngo nibura utaza kubura ikiganiro wifuza, ariko Imana tugeneza cyane. No vuga ngo undi wambajije ikibazo gikomeye, we yaramubwiye ngo yagiye gusura umuntu, ubwo ni mu nzozi, yagiye gusura umuntu, ngo umuntu aramwakira, ngo ariko arangije ngabona aramuvumye, amacandwe kujya umushyitsi ajya imbere aramuvumye, ariko baraga mwiyerekwa. Iki kintu kiroroshye. Imana yakubwiye ko wagiye aho udakunzwe, urashaka iki? Urashaka iki? Urashaka iki? Hanyuma rero uyu witwa Bizimana, Bizimana ni benshi ntabwo mubamenya, we yagize inzozi zikomeye cyane. Arota abantu bari gucukura inzu ye, ngo ategereza ku muryango ko binjira, abura mu bari bacukuye, ngo ariko ahindukira asanga ibintu mu nzu byashizemo. Mva rero mubwire Bizima, kankubwire ni umwuka ugusahura ibintu byawe byose. Wumvise ko bacukura, ujya gutegera ku muryango, kandi baciye icyuho mu nzu yawe. Bivuze ngo Satani yarakwinjiriye, yaguciye icyuho mu rugo, yaguciye icyuho ku mugore, yaguciye icyuho ku bana, yaguciye icyuho mu buzima unyuramo, yaguciye icyuho mu mukorana. Ngo uyu munsi urimo urakorera ahantu h'umwijima, utanasenze neza, byagutera ikibazo. Nubwo utabimbwiye, ariko ndimo ndabona icyo gihe baca icyuho, hari n'umugozi wari umanitse imbere. Ijwi rihise rimbwira ngo ubuzima burakunanira, urumva wakwiyahura, ariko garura umutima. Bizima, garura umutima rwose, garura umutima, wikwiyahura. Imana iracyagukunda, Imana irakuzi. Bizima, wigira aho ujya, garura umutima. Imana ni Imana yawe, Imana irashoboye, izakurengera. Hamwe n'ibyo unyuramo ntibigutera. Bizima, urajya hehe wakwihanganye? Niba unaniwe wasenze, Imana yagutabara. Urajya kwiroha mu muriro w'iki Imana ihari, kutari uwa mbere Imana itabaye, Imana itabaye, kutaba imfura mu bitangaza, ukamwita mu bitangaza by'Imana. Bizima, urimo urajya he watuje ukakira Imana muri wowe, ikarema ibintu ifate kandi bikwiriye, kugira ubashe gutsinda urugamba rwawe. Uyu munsi navuze ngo ni umunsi wo gusubiza ibibazo abantu bagiye bambaza, kandi ko byari very byiza cyane, ukumva birasobanutse. Rero ndi hafi gusoza, negereye ku musozo wa kino kiganiro. Nizere ko Bizimana yanyuze. Bahagucukuye igico inyuma, nubwo urinze ku muryango, ariko kera warinjiriwe, kandi ubwo amaze kwinjirirwa mbona n'ikiziriko kiri ku ruhande, byemeze nkibona. Imana namwe ngo ujye utekereza we kwiyahura, wowe ujye utekereza, kuko ubona ubuzima bwarahagaze, bwaranze, nta hantu ubona icyerekezo, ukumva inzira zo no kuva mu isi. Humura, isi uzayivamo, ariko ivemo neza, ntuvemo ugiye kwanduranya. Imana ikugira neza cyane, kandi warakoze kumbaza, warakoze ko ngusobanurira, kandi wanakoze yuko ushaka tukaganira, ukamenya ukuri kw'ibi bintu byose, kugira ngo ubashe gutsinda urugamba rukuriho, kandi Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Rero Bizimana, nizere ko ntaho ugomba kujya. Imana iguhe umugisha. Undi rero wambajije, ntabwo nari muvuge mu izina, yabonye icyansi, aho bashyira amata, icyansi. Noneho ngo agiye ngo arebe anywe amata, asanga ya mata yahindutse amazi, yapfuye, arekeneka. Ibi bintu
bintu bivuze ikintu gikomeye we. Nuvuga ngo Satani ufite umudayimoni urwanya umugisha uko byamera kose. Nta mata yapfa yagiye mu nkongoro, ariko urumva amata agize ikibazo. Ni igihe cyo kuyanywa, ni igihe cyo gusarura, ni igihe cyo kurya ibyo wavunikiye. Bivuze ngo ni igihe utabasha gushyingira kandi warabyaye abana bakabatera amada, ni igihe utabasha kubona ugushyigikira kandi warababyaye, ni igihe wifuza gufata ku musaruro w'abana bawe n'umutware wawe, bya bindi mwaruhiye ugasanga ubwo nibwo divorce bigukuyemo. Ni hahandi ujya kwakira amavuta y'Imana ugasanga ararangiye, bityo ugasanga amata yangijwe n'amateka wagiye unyuramo. Ariko uyu munsi Imana ikugiriye neza. Yari amagambo rushaka kubabwira avuga ngo cyane cyane ku buzima mwarose kandi ushobora kuza gukomeza mu mwanya. Tuzara dutekereza tureba ngo se kuko nibyo. Tekereza aho hantu hibaze, wavunitse, urakora, warahangayitse, ariko wagira ngo ugiye kujya kuri finale ngo bisoze bigaragaze, ugasanga hari imbaraga mu rwo ziteye ubwoba zikurusha imbaraga zinakaze, ari ukwituriza. Rero Imana ibampere umugisha, murakoze. Reka nyubwire ngo Imana ibandindire, Imana ibandebere neza kuri uyu munsi wa 9. Ndabashimiye mwese, abari Australia, abari Burundi, abari mu Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya, abari muri za Mozambique, Zambia, abari hirya no hino za Namibia, abantu bose mwese uko mugenda mukurikira. Imana ibampere umugisha. Muri Canada nuko, Amerika nuko, Burayi nuko, mwese mugubwe neza, ariko murushaho kuzirikana aya magambo kandi Imana ibampere mu izina rya Yesu. Mana nyiricyuro nyir'ubutwari, ndagushimye ko mvise gusenga, ndagushimye ko uzi ibitangaza n'ibimenyetso, ndagushimye ko mvise mwami inzozi. Kuri uyu munsi turimo dusenga dukora mu murimo, ndakwinginze Yesu ushobora kubana natwe, dufashe, uturenge, dutabare kandi udukorere ibikwiriye, utwambike imbaraga, ntutureke ntuduhane, bwa Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Shalom shalom. Imana ibampere umugisha. Hanyuma ushaka kumenya impamvu tutakoze ejo aze kumpamagara, ndamuvugisha. Ni impamvu nzindi zikomeye, ariko muduhamagare uwumva ari interesse yo kubimbaza, arampamagara y'umurimo, turaganira. Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu. Amen.